harya Fiyo usiko nibagiye kukubwira harya umwana wawe yitwaga ndi Kwizera Olivier harakana rari noraguye nimugoroba ndamuzana w'umuhungu ari mu kigero neza nka kiriya wambwiye Teta ngene ujye kuzana wa mwana kabariko dore ngakana uyu mwana ntago ari uwawe uyu mwana ntago umuzi nubwo hashize igihe kinini ntamwibuka ariko ntabwo ari uyu nguyu kandi wanjye yari mwiza cyane kurenza uyu mwana rero nimba atari uwawe ngiye kumwirukana agende ave mu rugo abana bose ni bamwe nta mwana uruta undi ese arabakimara cyangwa bamutoraguye mu muhanda umwana si uwanjye ntawe umuzi arabakimara iki hanga heta anatwibye umva Fiyo aho kugira ngo uyu mwana ave hano we wagenda ariko wigize ibiki kweye cyumva ko nyine naho umaze iki hano we wagenda genda hehe kubera umva neza aho kugira ngo agende muceceke reka mbabwire mureke mwumve uyu mwana egerayo ampire hano mu rugo nimba wiyemeje yuko agomba kuguma hano wabyumvise umugaburire ujye umwambika ujye umuhabura ikintu icyo ari cyo cyose utakivanye hehe hano urabyemera ibyo nzabikora rwose sawa vana akasimbe genda mugende musubire mu byo mwakora genda nagende namve n'imbere ngomba kumwirukana akagenda uzagenda umutumwe kandi uzajya unamugaburira urandebera uriya mukobwa ubuse koko umwana w'abandi yagiye ubuse koko Olivier nzamukura he namukura he koko Mada wagarutse wagarutse reka rero maze nkuva nyishize ku bakuru umva wa mugore we kucyo tuzanye wa mwana nagutumye kugira ngo tumutambe igitambo ngambwira uriya mwana naramutoraguye uri mu rugo nta nubwo dufite icyo dupana nta nubwo ari amaraso yacu nyumvira umva wa mudamu we mva rwose wa mugore we umwana arare kandi ari mu nzu yawe none ngo waramubuze muzane kuko uriya niwe uzaguhesha urubyaro utaramutanga nta rubyaro ushobora kugira wa mubyeyi we erega nakubwiye ngo uriya ntabwo ari amaraso yanjye nuko namutoye nkamushyira mu rugo ariko ndacyashakisha rwose wagashakisha wagira uterero wa mugore we ndora umugabo wawe ndimo ndabona vyuma imahanga ndibona rwose azayiwe iwanyu ariko kigera mu rugo iwanyu azahita abana n'umwana ubereye nyina wabo koko utabyara oya rwose nimushakira intsinzi mbigenze gute koko ngo urashaka intsinzi nsinze nuko rero niba ushaka intsinzi ugomba kuzana uriya mwana tukamutamba w'igitambo icyo nakumenyesha nuko ugomba kugaruka umuzanye reka nze ngerageze nubwo bikomeye byose reka nze ngende njye kumuzana mwashoboshera uriya mwana wazanye n'amaraso yanyu ariko nimubizi genda umuzane gira bwango shogoshera gira bwango nawe gira vuba genda Olivier nabonye ukuntu bagiye kukwirukana nkagusaba imbabazi niyo mpamvu ugomba kujya unyubaha icyo nkubwiye cyose ukagikora sibyo kandi ujye umwana mwiza ntuzigere ugire ubwira kwitwa Olivier sibyo ujye witonda ntazikagire n'umuntu n'umwe hano muri uru rugo wumva
umva Fiona mubwire rero uzi ikintu bagutumiye hano hari umwana batoraguye bashaka kubaza ko ari uwa Fiona nuramuka ubyemeye baratagufunga umbabare nimba ukunda ubuzima bwawe byose ubihakana ibyo bambaza byose ndabihakana ubihakana uvuge ko utamuzi nta naho wigeze umubona mbatsembe utsembe kuko bari kukwita umubyeyi mubi baratagufunga uko bishaka kugukoraho birumvikana ngo umubyeyi mubi bashobora kugufunga tugende Mbonye wagera inaha? Ni karibu. Muraho. Bravo papa. Wahamenye. Nahamenye. Ni karibu. tubaze icyo kunywa akagwa inama aragaciye iwacu se icyo kinyobwa twinywera bwira musaba Mwari muri aho ari kuri turaho ihene zanjye zimeze zite ihene zarororotse ni nyinshi zaze kuzireba hari ikintu twagushakiraga cyatumye tugutumaho inaha hari umwana twatoraguye w'umuhungu nagira ngo ndebere ko yaba ari ka gahungu kanjye urabizi ko namusize akiri mutoya ntaba ntamwibuka kana se nagakobwa nagahungu Teta genda ibyo kuzana horora mwari mukomeye ndabona twari turaho yakavura kagwa imvura iragwa rwose ahantu hose mu gihugu hino mbonye uko Olivier njya kujyana muri sava urumva umuntu wese uri bukubaze kumuzi uvuge ko ntaho umuzi n'umusaza wari bukwereke ubwe ko nta hantu na hamwe umuzi sibyo yego kandi uvuga ko ni kwa abantu rero ngango tugende muze papa uyu ni wa mwana urabona ari aho muzi uzi ikintu bagutumiye hano hari umwana batoraguye bashaka kubaza ko ari uwa Fiona nuramuka ubyemeye baratagufunga umbabare nimba ukunda ubuzima bwawe byose ubihakana ibyo bambaza byose ndabihakana ubihakana uvuge ko utamuzi nta naho wigeze umubona mbatsembe utsembe kuko bari kukwita umubyeyi mubi baratagufunga ntabwo ari we nta nubwo wanasa uyu papa ari ahantu muzi none si uyu mwana ntazi ubwenge aramutse anzi yavuga ati ndamuzi ntabwo anzi rwose uriya musaza nta hantu wigeze umureba reba hariya ntabwo umuzi nibwo bwa mbere mubonye ariko tere igihe umwana abwire ko atamuzi uragira ngo ababwire gute uyu ni umwana ku buryo yabererwa umuntu azi ntabwo ari we rwose
warugarutse uretse rero mbanze nkubariza abakuru bambwira uko byifashe nuko nagombeshe urambaza umbaze cyo mudamu ukora ngo mbwira ko agomba kuguruka ngeze na wa mwana none aragira ngo mufashe ki sonze wa mwana nta kintu dupfana ndamwihorera ntago muzanye barakubeshe uzamuzaneza kureka ko amaraso yawe wa musaza nari nakubwiye yuko yari afite yaraje aratubwira turiya mwana ntago amuzi ngo nta nubwo rwose ari we arakubesha byose nabizi byakozwe n'uriya mukobwa muramukazi wawe nyamubwiye ko agomba kubihakana wanyumvishe neza mada ndimo ndakumva n'uriya mukobwa muramukazi wawe niwe kibazo mubwira ko agomba kubihakana kumbi niwe wabivuze ndabimenye noneho reka ngende noneho nzaza muzanye uriya mwana ugomba kuza umuzane yego aramuzi koko ni nawe wamutegetse kuvuga ko yitwa Habarurema ibyo wari ubizi se wamutegetse kumubwira ko agomba kuvuga ko yitwa Habarurema ntabwo nari mbizi reka byagenze rero noneho nta kibazo reka ngende nzamuzana nzagaruka muzanye yego ubuse koko uwo Fiona yaba ari mwikiko wanjye haguruka hano witwa nde witwa nde Habarurema irindi Narindi vuga izina ryawe ngize ukuri nutambwira ndakumena mbwira Habarurema irindi se nutambwira ndaguhereza imbwa zikurye mbwira vuba mbwira Tereza ntabwo wagakwiye kubwira umwana amagambo nk'ayo ngayo ujye umenya ko ari umwana urazana utugambo twiza dusize umunyu dusize urusenda dusize iki wari uzi ko ntakumenya hangegesiwe wari uzi ko ntakumenya ni nawe wabujije uriya musaza kugira ngo yokuza kuvuga ko uyu mwana muzi uyu mwana namumenye wese ni byiza cyane ko wabimenye ibyo byose nabikoze mbishaka niyo mpamvu nta kintu na kimwe ugomba guhagarika urumva uyu nguyu mwana ntazagire ikintu na kimwe aba ntushobora na rimwe guhagarika icyo natekereje kuri uyu mwana kabikwe n'amaze no kumenya uwo ari we uri kunyumva umva Tereza nanjye ndakubwiye ngo
uyu mwana nta kintu azaba kandi nta nubwo agomba kuva hano nta kintu azaba nta kintu na kimwe reka rero nkugire inama ntagomba nushaka wivane muri ibi bintu byanjye undeke kuko ngiye guhangana nawe ubirebe umenye ngo Tereza ni iki muri rugo ese Teta ni iki muri rugo ese uyu mwana w'umutoragurano ni iki muri rugo wabyumvise haba nabone kariki muri uno mudugudu umaze kuba umusirimu da muri uyu mudugudu ndakomeye ariko rero karekezi ngize n'Imana uraje mfite ikibazo urareba wa mwana wa mukobwa wanjye umwe wabaye ikirara uvuga ko yaje agata umwana hano ubu naramubuze nagiye kureba nsanga umwana yaragiye yarampunze yaragiye araturutse naramubuze none rero karekezi ibintu ndabifatana yaragiye akaba yaragiye ukaba ukicaye ahangaha wahunze wa mugabo urabona uzacika rubanda ruri hanze hano polisi ziraha uzisobanura ngo iki akaba ari se waturutse ukigendera ko bari bugufungira uriya mwana uravuga ko yagiye heza unoroke ngende ariko kariki uzikura umugome ubwo nta sone ubushuti bwanjye nawe ntaho bushingiye ngo ntoroke ngende muhunge ese kariki urashaka kunzungura reka nkubwire karekezi cyewe aha si iwanjye uzantera hano uwo ari we wese jye tuzahangana ko hano n'iwanjye ngo ntoroke sikura umugome burya ntarenze kuri umugome bigeza nyamara ndakugira inama hunga habe ikiri mu maguru meza ejo polisi